arasa uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu yishyisha muri kontwari nyine amaze kwihisha muri kontwari nuko nyiri kabari ariko we nyine yahise acika ntabwo yabashije kumubona nuko nyine abantu batanu bose ahita barasa uwa gatandatu aracika ubwo ngubwo nyine abantu batanu bose bapfuye nyine urebye ni ibintu bibabaje pe. ni ukuvuga ngo yari yaje muri ako kabari yambaye sivire nyuma baramutuka abuze amafaranga yo kwishyura 500. Yego. ni ukuvuga ngo se igihe yari yatangiye ari kunywa izo nzoga ni 500 yari amaze kunywera gusa ku buryo yabuze ayo kwishyura ari 500. ntabwo yari yo gusa ntabwo yari yo gusa nyine mu mafaranga yari yanywereye yari agiye kwishyura hari haburamo 500 yari afite make ariko ari kuburamo 500 kugira ngo yuzure ayo yanywereye. Yego. hanyuma kuki bemeye kumurekura bakavuga bati genda hanyuma yanagenda akagaruka aje kubarasa yinjiye mu kigo batabizi nyine urumva ko yari afite na gahunda y'ikibari yo kugenda akajya muri wikendi iryo joro yari yarayemo afite konji yo gutaha. Yego. nuko rero nibwo yinjiye mu kigo abandi bose bisa nkaho buri wese yari yibereye mu bye nuko ashyiramo imyenda arasohoka arongera arasohoka ava mu kigo. Yego. nyuma nibwo yagiye ahita arasa abo bantu batanu icyarimwe bose bahasize ubuzima bose. Yego bose bapfuye. uko ari batanu harokoka abo babiri. Hoya bari 7 hacitse 2 batanu bapfuye. Yego. Yego. hanyuma abaturage cyangwa inzego z'umutekano aho ngaho ziravuga iki? ese unatubwira ibyo bintu byabereye mu kahe karere? ibyo bintu byabereye mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Karambi ku isantere ya Rubyiruko. iyo santere nyine niko yitwa ku Rubyiruko. Yitwa ku Rubyiruko. Yego. hanyuma se uretse wenda uwo musirikare waraba warashe abantu by'urugomo haba hasanzwe wenda urundi rugomo wenda akaba ariyo mpamvu bimeze bite? ni ukutagira inzego z'umutekano ziharinda we wabisobanura gute? urebye nyine ku isantere ya Rubyiruko nta mutekano uhaba urebye bisa nkaho nta n'ubuyobozi buhaba kuko nyine ni ahantu hakunda kubera intambara. hari n'umukobwa ejo bundi bahakubise bamukubita ivida ryo mu mutwe usibye ko nyine nawe yari yarengeje amasaha yo gutaha. ariko nyine urebye mu buzima busanzwe ni ahantu utabona ko ubona ko nta butabera nta buyobozi buhaba nta n'itegeko rihakora mbere.